Yes, tubahaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official. Ndimo ndabona wagira ngo twagarutse mu muziki. Ama-G. Yo. Byifashe bite? Ndashima Imana. Mvugira ngo B1G. Ku isi hose. Mvugira ngo Killer Chicken Livestock Bank. Yes. Mvugira ngo Rujama Phone Shop. Rujama Phone Shop. Uyu munsi rero nagiriwe nimba nabyita impuhwe cyangwa se iki. Nageze umushyitsi. Ndi kubona umushyitsi uri kwataka impande yawe. Mu giti bimeze bite wowe? Sawa ni sawa Ama-G The Black. Ku bantu batazi uyu mushyitsi wanjye yitwa mu giti, ni umwe mu abantu bazi cyane ya bakingaga Jay Polly, umuraperi wa mbere twemera. Rero yambwiye ati abandi bantu ko mbona baza bakarya inkoko ntago nagusura nanjye ukantamo. Ndabona ko ari kuvovora, agomba kuvovora. Iyi bayita Killer Chicken. Killer Chicken. Killer Chicken. Killer Chicken. Ni ukuvuga ngo Killer. Iyi sosi itetse gute? Iyi sosi itetse mu buryo bita ngo ni pankalanchonkono. Uki? Pankalanchonkono. Pankalanchonkono ni izina rivugitse neza mu bintu bitetse neza babyita pankalanchonkono. Pankalanchonkono ni umuruhe rurimo ubwo? Urwo rurimo urwo muri mu giti. Maze urwo rwa ruturutse he? Mu giti. So, mu giti yangezeho yansuye twagiye dukorana urugendo rurerure muri uru ruganda rwa music. Benshi baramuzi, babasani baramuzi. Ntabwo wabaza Platini nguzi mu giti. Ntabwo wabaza Teta Diana nguzi mu giti. Ntabwo wabaza abahanzi benshi baramuzi. Ntabwo wabaza Knowless cyangwa se abandi n'abandi. Mu giti uramuzi. Ni umuntu ukunda gutebya. So rero uyu munsi yansuye ndavuga none ikintu cya danje niwe witekeye ngo pankalanchonkono. Woni pankalanchonkono. Pankalanchonkono. Wiki? Pankalanchonkono. Niko yitwa. Yireba ariko kugira ngo menye izina ryayo. Niwe wayibagiye, niwe wayitekeye. Ubu nanjye yangaburiye. Make yiyakiriye yageze wawe. Oya, jewe mu giti ni icumi arabizi. Waba ariko mwana uri wabo abari wabo. None se bimeze bite? Long time bro. It's a long time ariko nishimye. Nza muri Killer Chicken. Nabyishimiye cyane. Amazing. Nanjye rero ni hano nsigaye mba nikorera akazi kanjye. Ngira ngo wabibonye. Wanyakiriye neza. Barayireba ariko mwayibonye. Oya bagomba kubibona. Bayita pankalanchonkono. Nayibona. Pankalanchonkono. Cheers. Cheers baterekasi. Sorry. Ubwo rahita umuca inzoga niko. Oya ntabwo. Oya turi muri pankalanchonkono ntabwo namuca inzoga. Kandi iyi pankalanchonkono igira amaguru abiri. Mba mwatsi kwa gatatu ariko ntabwo bishobora kutansa bagasenda. Okay, byari bimeze gutse shashu ni yanjye. Byari bimeze neza ubu rero urusenda none washyizemo ni pankalanchonkono. Ntabwo ari urusenda babonye. Urusenda babonye. So ubwo rero umuvandimwe yangezeho kandi ni umuvandimwe w'inshuti yanjye kuva kera. Twagendanye ibihe, twakoranye ibintu byinshi, ariko yambwiye ati waretse nkaza nkakugeraho. Sorry, ni nanjye wakwihamagariye nijoro. Nisubiyeho. Oya hari ukuntu nabonye stati zawe yashyize hanze. Ndavuga ati ariko se mu giti wanjye bimeze bite? Ndavuga ati inshuti yanjye twabanye neza nka mpamvu.
nta mpamvu ariko twabanyeho mu bihe byiza. Ndashaka ko tuganiriza kuri bimwe mu bihe mwanyuranyemo ariko Maji mu bihe twanyuranyemo naguciye mu ijambo. Igihe navuga kirenze igihe kirenze twanyuranyemo mu byo nibuka. Bro, turi kumwe n'umusaza turi muri bisi na MC Tino nibuka bamba ako karako Tino ndagusabye uzatumire mu giti. Nabonye usigaye ufite iyo bita Barber Talk. uzahamagare mu giti Tino agira ikintu aganiriza abanyarwanda. Kuki ari uhisemo? Tino ni umwana mwiza mani. Kuki utavuze Gasuku Media? Uzajya muri Amerika. So ikintu rero mu giti tuziranyeho ni ugusetsa ni ukuganira ku bantu tugatebya ariko nta mutima n'ukwepe iriya nkuru twavuze ni igihe waguciye mu ijambo iriya nkuru n'ikwepe yo muri bisi na Tino ubwo bamubwiraga ngo wowe uri gukorera hano ruturage guhita kuvanamo wowe uri inzige. None se ubu niko bikimeze? Ntabwo ariko bikimeze. Ubwo navugaga kari gaciyemo turi muri bisi cyagiye bavuga ngo kuva hip hop urabyibuka? Ndabyibuka yarakaye cyane yarakaye. Ntabwo wibuka ahantu banyitaga Jay Polly. tugeze inoza na Jay Polly bamwita Maci. Ariko ibi bintu ni mbere gatoke. Ibi bintu byari biri inyuma y'umuntu witwa Sky2 wa Baga. Tunamusuza gusuhuza Papa Dobo biri inyuma ya Njuga. Bakazana abantu ngo Amaji najya mu mwite Jay Polly. Ndavuga ni nanjye Sky2 nge nagushushe ntabwo nabivuze. Ajyara kure no suzi katari bukure kureho. Located destroyer. Emva arahita kubitira mu mavi. Ariko barabizi. Madobo nge nagushuje reba ukuntu nashuje ni nabiri. Urumva noneho uyu nguyu mu giti yacaga inyuma akaza kambwira ati harimo snitch. Agatunga gatoki. Bonda peti mwana. Ariko ba ati turakubomora mpaka ati n'ivumbi bariguze ati n'abandi naguzi ko ari hano twagiye Senderi akaririmba imvura yaguye ivumbi rigatumuka kandi imvura yaguye imvura mu cyondo ivumbi rikaza ako Senderi nawe tumugaruke ukuntu yambaraga umusaza ariko ukuntu yambaraga nawe oya yarambaraga nimba tugiye Nyagatare se agashyiraho amahembe harya aho abanyonzi ni hehe yagiye yambaye Nyanza atera baro akubita ese ntabwo yibuka ko yambaye agashyiraho agasume hari udusume baduhaga kubw'ubwirinzi bw'umubiri. Senderi turacyagusuza. Senderi ndamukunda cyane ni inshuti yanjye. Umva agaterime ka Senderi ngo les étrangers sautèrent les voleurs des impôts cyakoze hari igihe njya nkumbura buriya buzima bwo muri bisi sibyo. Buriya bisi irimo Platini irimo Amaji irimo Senderi irimo na Tizo mu active. Tizo nawe yari neza. Tizo ni sawa cyane. Tizo ni sawa kabisa. Akaba harimo umuntu ukunda guseka cyane gusa nta kintu avuze. Teta Diana Mama Africa turamushuhuje mama. Wiwe Mama Africa yagiye hanze ariko abamubera si umwera se abamubera si umwera se oya nagara no muntu bamubera yabaye umwera
yahindutse umwera. Abera bahese ukuntu mva ngo abera bari abo muri Bibiliya. Ikituma tuvuze umwera ni ukuvuga ngo umwera wowe kuvuga ngo umubera iyo twabaga turi gukora promotion yego twabonaga ibyapa bimanitse bya ngo gatitso ariko tukabona bifitwe n'abera bona peta maji yindi bati bayita kira chiti hade indyo yitwa iko tuguruka duhure oya ariko waretse abashaka kubimenya bayisubiza inyuma oya nasubiramo twibuke intako yitwa ngo nabivuze cyane ndagira ngo baryi babarira nabisubiyemo inshuro nyinshi murabimenya aho bisubiremo bwa nyuma. So rero uyu nguyu rero yansuye kandi hari ukuntu duhura tugatera story zahise tukaganira ibintu bya danje ariko ikintu cya mbere nababwira kindi ni umwartiste kandi ukomeye cyane akora ibintu bigendanye no gukora sundi wakwivugira turarya bro none se ukora ibigendanye no kurya uritemariwe ibindi byose urabanza kubaka umubiri bro muri paropanchana ariko izina ryanjye rishaka uretse banza uvuge ibintu ukora ma miremire neza ubaye serious Mugiti official cyangwa se Amaji official Amaji the Black official mvuze Mugiti kubera nasuye Amaji banyakire neza banyakirije inteko yitwa ngo twakundi nakubwira ariko ntabwo kujya guterijana icyo ni izina ryanjye so nitwa Mugisha Evergiste niyo mazina niswe n'ababyeyi banjye ariko mu byukuri nkaba nitwa Mugiti izina niswe aka Mugiti izina niswe n'umuhanzi witwa Green P from Tough Gang rirakura ariko umuntu waba wariteje imbere cyane bamwita Hakizimana Mande Amaji the Black. So ndi artiste nisanze ndi muri art ubugeni kubera Twishime Joshua uzwi ku izina rya Jay Polly so yari artiste ukora ubugeni so najyaga mbona ukuntu abigenza agerageza kunyigisha so mbigenderaho so ni nyakwigendera niwo mwuga yansigiye so kuri ubu nkaba ndi artiste art ni byinshi cyane art ishingiyemo byinshi ariko mu byukuri art yanjye niyo bita art craft fata urupapuro arukora ndukuye mu mutumba w'insina insina yamaze kugira umusaruro yavuye igitoki ntabwo ari ukuvuga ngo mfata insina nkayitema gutyo ya nsina yavuyeho basaruye igitoki aho kugira ngo ifate umwanya munini se cyangwa iboreraho tuyibyaza umusaruro tukavanamo impapuro wakwifashisha guprintinga wakwifashisha gukora igitabo wakwifashisha mu bintu byose so ako niko kazi kanjye iyo maze kubona urwo rupapuro gerageza nkabyaza umusaruro anakorana ramshets n'amabajuru yo ku bitanda aya matara bashyira ku bitanda umuntu aramutse abaye akeneye ko mukorana ku bigendanye n'ubugeni yakusanga he nimero yawe ni ukuvuga ngo dufite aho dukorera hano Kacyiru na Kimihurura munsi y'ambasade ya Nyamerika aho bita Irebe Basket Collection Irebe Basket Collection aho niho nkorera niho wasanga ibikorwa byanjye nimero yawe ya telefone nimero yanjye ya telefone mfite 078 19 50 uzahita ubona mu giti cy'ipera bamwita Mugiti Mugisha mu giti cy'ipera se wundi ni ikihe giti cy'ipera nose ntabwo wumvishe cy'ipera ni igiti cyeza amahoro igiti cya ntuza hajya cya kibuto ni cyitwa igiti cy'igifenesi
giti cy'igifenesi. ariko mana ubwo rero njyewe rero mvugisha Amaji, umuntu abaye akeneye inkoko nk'iyo ngiyo nkubitiraho nimero yawe 0788 0788 400 400 519 519 ubundi bakibonera inkoko y'inyarwanda, amagi y'amanyarwanda, ukirira agakoko gatogosheje ngo nimbaba inteko bayita mperukamo pacana nta bindi. ntabwo nakongera kuyivuga rero abakunzi bo kuri Ama G The Black Official Amajari niba twereke muri comment nimba atwandikire nashobora akanyenyeri kahita gakanda ugikora uhita ushyiraho nimero yawe nugikora uhita ushyiraho nimero yawe kuri iryo zina kandi ubashe kuryandika nk'uko twarivuze. mu giti ikintu nakubaza cya danje ni nkandi uheruka ushaka gusuhuza mu bantu twakoranye urugendo, urabizi ko ari benshi, ari ukuntu ukumbuye gusuhuza nk'umuntu ugakumbura brage ze ntiwanduze imyenda ya touch. ubwo babyumva mu by'ukuri mvugishije ukuri nasuhuza Ama-G n'ubundi nagusuhuza. Jewe ntari ibyo turi kumwe nuko nyine niho mpereye, ariko sha umuntu nasuhuza cyane nasuhuza Jay Polly niwe nakwifuza gusuhuza bishoboka. Imana ikomeze wiruko dashira yego, ariko niwe nakwifuje gusuhuza. hari n'abandi barahari niwe mpereyeho, ariko cyane umuntu bita Young Grace. Grace Mama Diamante nanjye ndamushuhuje hano herere acyumva mu giti nagarere kureba ikiganiro kuri Mama Diamante namutse umukecuru n'umukecuru igihe twavuga ngo umusaza n'umusaza umukecuru n'umukecuru arakana yajyaga avuga ngo turi niba ari new generation turi new generation ngo twebwe ngo nimuzajye mudukanga twe turi new generation kandi koko nibyo ariko nibyo bakagahita avuga ati ceceka wacana turabizi nagusoma handi so rero urugendo twagiye dukorana n'uyu mugabo ntabwo wibuka se Melody kiwacu Melody ni uguceceka agavuga akantu karemereye. So rero umukobwa we ni mubi ariko harya yigeze ansura mu icyuma utagomba kubabariramo. karagaciye ariko tugomba kuganira tugatebya icyuma utagomba. ongera turebe mazi ya nyanja so mu giti yatsuye ubu rero ngiye kujya nzana abantu banyisurire tuganire Amajimana we urenze ku bishyimbo kuki koko naje kwicara hano hantu kwe ariko abantu family yanjye hano Ama G The Black Official turabakunda. Banyarukiraho barebe ibiganiro mu giti genda uzana igifenesi mpite nsobanura impamvu bakwise Mr. Gife mu giti gifenesi. impamvu rero mu giti akigera hano yatubwiye ko ntabwo twari tuzi ko twebwe igifenesi gihumura, ariko yahise akora iki, yahise ajya kurira igiti asira n'inkende mu giti rero no mu giti ubwo byari izina ni ryo ngiki ubwo byaba biri kwitwa ngo iki mu giti cy'igifenesi gifenesi kiroro uzimpamvu se mu giti fenesi ipera rira ariko babona ukuntu gitotora nabibonye ibaze gufata inkoko ukabanza n'igifenesi ugahita ushyiraho inkoko
oya no kuvuga ngo muri Edeni ibintu byose biba bihari. Hano ni muri Edeni. So by the way iwawe nahashimye. Ubu rero tushyiraho umureti. N'umutwe ntabwo musiga. Ibiganiro byacu nakagaruka guys ntago wakishinga ibintu kutavuze n'ikindi bibagiwe leta nshiraho n'icupa rirerire B1G kwisi yose B1G niyo n'umwihariko bihe byose cyo kunywa cy'abantu b'abasirimu waribonye yishiraho ka B1G bakanahari cyo kunywa cy'abasirimu ikindi twavuga Ruja Phone Shop aho naho hahahira abasirimu ntago njya nkorana n'abantu batameze neza Live Stock Bank aho ngaho hahahira abasirimu abantu basirimutse habe mu mutwe habe no mu bikorwa no mu kugaragara nk'uko nguko urumva nk'umuntu aje kunsura turi inshuti agahita yumva umuhumuro w'igifenezi yazanye ubusirimu bw'ubundi buryo uzi ko cyampumuriye iyo mpumurire guturuka ngo hari igiti ukuntu ntacyagira ngo ngora akantu kabuze ngora akantu kora subscribe ukoreshe yawe utange na comment abantu muzi mu giti abarimo mukumbuye mwandike muri comment nimba mushaka ko yazongera akabaganiriza baze turye no ku gifenesi dore ukuntu acyawutotera ubundi rero ibiganiro byacu nakagaruka bye bye